Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Ntahandi muri rero ni kuri MubwireTv. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubashimira, ni ukubwira abantu ko ari ingenzi, ni ukubwira abantu ko tubafite tunezerewe mu buzima bwacu. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abantu baciwe intege, abantu basubijwe inyuma, twaravuze ngo niki twakora? Niki twazanira abantu? Reka tuzane umuyoboro, umurongo abantu bagomba kujya bumviraho ibyiza. Abantu babone ko ibyiza bigihari, abantu babone ko hari social media zivuga ibyiza, abantu babone ko ari ahantu ushobora gushimirira umuntu, ushobora kubwira umuntu ko umukunda, ushobora gukorera umuntu surprise bikamera neza, bikaryoha, bikamubera urwibutso rw'ibihe byose. Muzi neza ko no mu myaka izaza umuntu azajya ashyiramo izina rye akongera akavuga ngo aba bantu baranejeje, aba bantu baranshimiye, aba bantu barantunguye. Nta cyiza rero nko kubwira umuntu ko umukunda. Nimuze rero tubatungure, nimuze tubashyire indabo, nimuze tubashyire umuhanzi uzi kuririmba neza, ubikora neza, bikagenda neza. Nta handi rero bikorerwa ibyo bintu, nta handi havugwa amagambo meza, ni kuri MubwireTv. Kora subscribe nimba utarayikoze, abantu benshi mukurikira ibiganiro mukibagirwa gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukore no hasi kukazogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byose dushyizeho. Hari abantu bibaza ngo ese ko ntakibona ibiganiro, nuko utakoze kuri notification hariya hasi, hakore kukazogera, uzajya ubona buri kiganiro cyose dushyizeho. Kandi ikindi nawe dutume tujye kukubwira umuntu ko umukunda, dutume tujye gushimira umuntu, dutume tugende tubwire umuntu ibyiza bye, ejo utazicuza ngo agiye ntacyo wamubwiye, ejo utazaba muri abantu tujya tubona abapostinze bavuga ngo iyo abazaga nkagira ijambo numva wambwira, kandi iyo ari kuri kubwira muri kumwe. Rero tubwire abantu ibyiza, tubashimire, tubabwire ko tubakunda. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu utagomba kwitaho, ibintu ugomba kurenza amaso mu buzima bwawe, ibintu utagomba guhanga amaso, ibintu mbese ugomba kwirengagiza kugira ngo ubeho nkawe, ubeho uri wowe. Abantu benshi ntabwo bakunda kubaho ari bo, usanga ahubwo baba mu buzima umeze nk'ubwo kwiyoberanya cyangwa kwihinduranya. Ariko ngiye kukubwira ibintu uzafata ukabirenza amaso cyangwa ukabita kure yawe, nubishyira kure yawe bizatuma urushaho kubaho neza, ndetse no kubaho uko ukwiye kubaho, ukabaho uko ukwiye kubaho. Mbere yuko rero mbabwira ibyo bintu, reka mbanze mbabwire ahantu ushobora gukura ibintu byiza, ibintu by'ubwenge. Ushaka kudodesha imyenda myiza, bashaka kudodesha amarido, ibintu byose, ufite ubukwe, ufite iminsi mikuru, urashaka amabaze, ushaka amaribaya, ubwoko bwose bw'imyenda, Grace arahari kuri 0788559573. Grace aragufasha, akorera mu isoko rya Nyarugenge, arakudodera neza. Igihe yaguhaye azaguha umwenda wawe. Hanyuma ukeneye kwambara neza imyenda ya caguwa, Nunu nawe arahari kugira ngo kwambike neza. Nunu nimero ni 0788708835. Nimero ye akorera muri Shike, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. Hanyuma ukeneye imodoka nziza, Fabiola nawe arahari kuri 078898139097. Fabiola arahari kugira ngo guhe imodoka nshyashya, amamodoka ajyanye n'igihe, amamodoka meza kandi mashyashya. Ukeneye ko mu rugo iwawe hasa neza, amavaze, indabo nziza, ibintu bijyanye no mu rugo ko wakora neza n'amajaride, Ivete arahari kuri 078865511258. Ivete arahari kugira ngo agufashe, Ivete arahari kugira ngo iwawe harusheho gusa neza. Hanyuma rero mbibutse ko mugomba kurya inyama nziza, inkoko nziza, ibintu bikiri bishyashya, ibintu bitatuma murwara mu nda, ibintu bidatuma mugara, ibintu bitabakoza isoni mu bantu. Iyo wariye nabi ugira isoni mu bantu kubera imyitwarire nyine y'akavuyo, ibyo biryo biba bitameze neza, biba byaguteje. Hanyuma rero nabazaniye umuntu, hari umuntu hano ufite ibintu bimeze neza, biri fresh, ibintu bitasaziye muri frigo. Nimero ni 0788449494. Tente akorera umanutse umuhanda wo kwa Gitwaza ugakata ujya nko kwa Karirosi, aho hantu niho Tente akorera. Ruguru y'umuhanda hari busheri, wanamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp ukamubwira ngo dukeneye izi nkoko, dukeneye imvange, dukeneye iroti, byose delivery barayigukorera kandi bakakugezaho ibintu byiza byizewe. Hanyuma rero uyu munsi ngiye kubabwira ibintu ukwiye kurenza amaso, ibintu udakwiye kwitaho kugira ngo ubuzima bwawe. Narabwiye ngo hano nzajya mbabwira ibintu tugomba kugenderaho, ibintu byadufasha kugira ngo abantu batubwire ibyiza, ndetse natwe tubwire ibyiza, kuko umuntu atanga ibyo afite. Ntimuzongere kurenganya abantu bavuga nabi, abantu bahubuka, abantu batanga amakomenti mabi, ibyo bintu nibyo baba bafite.
rero wowe kugira ngo bantu munkunda, bantu mukurikirana ibintu mbabwira, kugira ngo utange ibyiza, kugira ngo uhabwe ibyiza, hari ibintu ugomba kubaho wirengagiza, ibintu utagomba guhanga amaso. Ikintu cya mbere rero udakwiye guhanga amaso kugira ngo ubeho nkawe ndetse ubeho unezerewe, ni ukudatinda ahahise hawe. Ntuzigere wicira urubanza ukurikije ahahise hawe, ahubwo uzahakuremo isomo. Ntukabe umuntu uhora uhanze amaso ahahise, ngo uhange amaso ahahise hawe. Oya, wihahanga amaso ahubwo ibyahise ntibizanabe impamvu yo kugira gute, yo kwangiza ahazaza hawe. Hari abantu kubera amakosa bakoze mu hahise habo, amakosa bakoze cyangwa uko bahagenze byabateye agahinda gakabije, bagira depression, noneho bituma cyangwa bafata n'imyanzuro itari myiza yangiza ahazaza habo, ku buryo usanga umuntu avuga ngo ntacyo nkora, abakoze se byabamariye iki, ntago nzagera kuri iki kuko nta kintu bimaze, abakoze ibise byabamariye iki. Ugasanga umuntu ahazaza he hangije, ahahise he hangije n'ahazaza he. Rero wowe unkurikiye, wowe kuri MubwireTv, wowe muntu ukunda ibiganiro byanjye, ntuzahanga amaso ahahise hawe. Hakubera isomo, ariko hakubere n'impamvu yo gukomeza kugira ngo hazaza habe heza. Apana kuhatinda ngo wagukomeretse ugume mu bikomere. Icyo gihe nuguma mu bikomere no mu mubabaro, nta kintu kizima uzatanga, kuko mbabwira ko utanga ibyo ufite. Rero ugomba kwishakamo ibyiza, ibyishimo, kugira ngo nabo uhaye ubahe ibyiza. Ikintu cya kabiri rero, ntugaha agaciro ibyo abandi, uko abandi bagufata cyangwa uko abandi bagutekereza. Oya, mbese ntuzacibwe intege n'ukuntu abantu bagufata, n'ukuntu abantu bagutwara, cyangwa n'ukuntu abantu bakubona, ahubwo uzaha agaciro uko wowe wifata, uko wiyizi, kuko nta muntu n'umwe wakumenya nk'uko wiyizi. Rero abantu ntibazaguca intege ngo bitewe n'uko bagufata kugira ngo wumve ukuntu abantu bakuvuga nawe ugendere muri uwo mujyo, ugendere muri ibyo. Oya rwose, ahubwo bizaguha imbaraga zo gukora ikinyuranyo. Uko abantu bagufata, uko abantu bagutwara, wowe ukore ikinyuranyo, babone ko bibeshye, hanyuma bigutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo bazabone ko ibyo bintu uko babifata atari ko biri. Ibyo ni ibintu nabwiraga mugomba kurenza amaso. Renza amaso uko abantu bagufata, renza amaso uko abantu bagucira urubanza, renza amaso uko abantu bagufatira umwanya bakakuvugaho ibitari byo. Ariko nimba banakuvuga ibiri byo ukabona ko hari ahantu ufite amakosa, banza uhakosore kugira ngo ubeho umeze neza kandi nawe ubashe gutanga ibyiza. Ikintu rero cya gatatu, nta muntu n'umwe uzagira uruhare mu byishimo byawe. Nta muntu n'umwe. Narabwiye ngo ugomba kwishima wowe ubwawe, ugomba kujya wiha akanya ukifata ukitekerezaho, ugomba kwiha akanya ukiha akaruhuko. Ibintu byose byiza utekereza ko abantu bagomba kugukorera, ugomba kubanza kubyikorera. Kwishima kwawe ni amahitamo, ntibizagenwe n'ibyo ufite, ntibizagenwe n'ibihe urimo, ntibizagenwe n'abandi bantu. Abandi bantu iyo aribo bagena ibyishimo byawe, ntago baguha ibyishimo nyine bigize gute byuzuye, ntago baguha ibyishimo nyine nawe bibaze kubaho ugenerwa. Nta muntu n'umwe uzigera agena ibyishimo byawe. Ibyo biri mu bintu ugomba kugira gute, kurenza amaso. Ibyishimo ni amahitamo. Ibyishimo nta muntu rero, ibintu ugomba kurenza amaso, ugomba kurenza, abanyarwanda bavuga neza ngo kurenza ingoyi. Nta muntu ugomba kugena ibyishimo byawe. Kumva ko hari abantu bagomba kugena ibyishimo byawe, bagomba kukugenera uko ugomba kubaho. Oya rwose, ibyishimo ugomba kumenya ko ari amahitamo. Nimba hari abantu bashaka kukugenera ibyishimo, nimba hari abantu bashaka kugenga uko ugomba kubaho, ibyo birenza amaso, umere nk'utabibona, umere nk'utagize gute, nk'utabyitayeho. Ikindi, ubuzima bwawe ntukabe mu buzima bwo kwigereranya, ngo ubeho mu buzima bwo kugereranya n'abandi. Nushaka kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kwikompara n'abandi, nta na rimwe uzigera ubaho wishimye. Ikintu cyo kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, baho mu buzima bwawe, baho uko ugomba nyine kubaho. Genda gura na biriya ko nta muntu n'umwe uzagira ibyishimo byawe, ni nk'uko nta n'ubwo ugomba kugira gute kwigereranya. Iki kintu cyo kwigereranya kirenze ingoyi.
kuko ubuzima ni ubwawe, niwe ugomba kugira gute kubugenga, niwe ugomba no kumenya icyashimisha ubuzima bwawe, ni nawe ugomba kumenya ikintu cy'ingenzi cyihutirwa mu buzima bwawe. Ikindi kintu rero ugomba kumenya cyane ni uko igihe nicyo gisobanura ibintu, igihe nicyo kigena ibintu. Mbese igihe ubundi ni igisobanuro cyiza, cyangwa navuga ngo igihe ni umucamanza mwiza. Igihe nicyo mwanzuro mwiza w'ibintu byose. Ibintu byose ujye ubiha igihe. Igihe nicyo kizakwereka abantu bazima, igihe nicyo kizakugenera inshuti, igihe nicyo kizakwereka mu muryango naho ko harimo abantu bazima bitewe n'igihe. Nicyo gisobanura ubundi cy'ibintu byose. Rero ahazaza hawe ntago uzabyuka ngo uwubake ku munsi umwe. Oya, ntabwo umunsi umwe ariwo wateganya ngo uzategura ahazaza hawe mu munsi umwe. Oya, ahubwo ahazaza hawe uhategura igihe. Ni igihe kirambye, ni igihe uhora uhategura, uhora uhirimbana kugira ngo ahazaza hawe habe heza. Rero biragusaba iki? Biragusaba kudacika intege. Ikintu ugomba kurenza amaso ni ibicantege. Abantu baguca intege, abantu bagusubiza inyuma, abantu bashaka kugutsikamira. Narabwiye ngo hari abantu mu buzima bashishikazwa, banezezwa nuko duhora tubategeye amaboko, kandi tuyateze gutya nta n'ikintu bazayashyiramo. Ahubwo kumva umuntu ko uhora umukeneye, kumva umuntu ko unamuhamagaye ati wenda nkemurira iki, nta n'icyo ari bukore, akumva gusa biramunejeje. Uwo muntu rero ntazigera na rimwe yishimira iterambere ryawe, ahubwo azishimira ko uhora inyuma kugira ngo uhore ugize utya. Rero birasaba iki? Wicika intege, tegura ahazaza hawe kandi uhategure neza. Ikindi kintu ugomba kurenza amaso, ntugahe umwanya ibibazo gusa. Hari abantu usanga nyine ubuzima ntugora bahanganye n'ibidahari, n'ibitarakunda, n'ibitaragerwaho, n'ibintu bitaragenda neza, ugasanga nyine mu buzima ahora mu ntambara z'ibitarakunda. Narababwiye reka mbibutse kano kantu nk'abantu, abantu b'abakristo, mukumve cyane umumaro wa Satani cyangwa umugambi wa Satani. Afata igitambaro cy'umukara akagipfuka ku bintu Imana yakoze. Ibintu byose Imana yadukoreye, uburinzi Imana iduha, ubuzima Imana iduha, umwuka Imana iduha, byonyine kuba turi guhumeka. Ubu abantu baryamye CHK, abantu baryamye i Kanombe, abantu bari kugura umwuka. Uwo muntu ni wakubwira agaciro k'umwuka. Noneho njyewe kubera umugambi wa Satani mubi, agapfuka ibintu byose Imana yankoreye, agapfuka ibintu byose nawe Imana yagukoreye. Ubundi igitambaro cy'umweru cyangwa amatara yandi amyasa gutya akayashyira ku kantu katarakoreka, ako kantu kakakubuza amahoro, kakakwibagiza yuko Imana yakoze ibyo bintu bigoye, bya bindi byari bikomeye, cyangwa ya yindi yaguhaye ubuzima, ya yindi yakubashishije kubyuka, ugasanga urabyibagiwe, ugasanga utinze ku bintu bitarakoreka. Ese mwege ntago muraryama ngo muryame muri bazima, nurangiza nuza kwihindukiza wumva umubiri umeze nkaho wabaye paralize, wumve ntago amaboko ari gukora cyangwa amaguru, ukamera nk'umuntu nyine ingingo zawe zahagaze. Uziko bijya bibaho, ngiye hari igihe bimbaho. Uzisengesha usenga kuko ubu bizi ko neza hari igihe ushaka no kugenderako. Ngenza usibye no kuvuga ngo bikubaho, hari n'abantu nzi baryamye ari bazima, ubu ngubu bakaba ingingo zabo zaramugaye kandi bari baryamye ari bazima. Iyo bikugendekeye gutyo rero uhita usenga nawe utasava mbabarira, numva ukuboko kwanjye kongeye gukora gutya, numva ukuguru kwanjye kongeye gukora gutya. Ibyo rero Imana ibigusubije ukabyuka ukaba muzima, abenshi tuza tubyibagirwa, ahubwo tukajya guhangana n'ibintu bitarakoreka. Rero icyo nshatse kubabwira, ikintu ugomba kurenza ingoyi, wihanga amaso ibibazo, witinda ku bintu bitarakoreka. Ahubwo nimba uri n'umukristo, izera Imana uvuge ngo iyakoze biriya, iyakoze ibi, n'ibindi izabasha kugira gute kubinkorera. Hanyuma ikindi rero, kubaho, ikintu ugomba kubaho, ugomba gukora, iki cyo ugomba kucyitaho, ugomba kukirenza amaso, ahubwo iki ni ikintu kizagufasha guhangana n'ibyo bintu, ni ikintu kizagufasha kubaho mu buzima bwawe utekanye, ni ikintu kizagufasha n'ibyo bintu byose warengeje amaso ko wabaho unezerewe. Ni ikintu kiba gute? Kubaho useka, kubaho useka, kubaho wishimye, kubaho ukeye mu maso, kubaho nta munkanyaro ufite. Uzwara umuntu ubona ukabona buri munsi ameze gutya, buri munsi ameze gutya. Iyo uhora unameze gutya, muzabibona abantu bakunda kubona gutya bagendera kugasanga barashaje, hano mu maso hari akanyaraye. Kubera iki? Kubera kudaseka, kubera kwita kuri ibyo bintu bitarakoreka, kubera guhanga amaso ibibazo, mbese kureba ibintu
ibintu nyine bitaragerwaho. Rero nubaho useka, ikizagufasha kuzajya ubaho useka, ntabwo ari wowe munyabibazo wenyine. Kuko ugiye wabona abandi bafite ibibazo bikurenze. Ntabwo ibintu urimo ari wowe muntu wenyine ubirimo, nta nubwo ari wowe muntu mbese waciye nk'amabere. Ibyo urimo ubirimo uyu munsi, kandi ibyo bintu urimo uyu munsi ejo bizaba amateka, ejo byaba ubuhamya, ejo byahinduka nawe tukagufataho nk'imfashanyigisho, tukajya tuvuga ngo ese nimubona kanaka ko Imana yamuhinduriye ubuzima, ese nimubona kanaka ko ibi bintu yabinyuzemo, ese nimubona kanaka ko ibi bintu Imana yamubashije kubicamo. Rero ibyo ngibyo, baho useka, baho wishimye, baho unezerewe, baho ukeye, baho mu buzima ugomba kubaho. Ntuzigere na rimwe wiyima kubaho, ntuzigere na rimwe wiyima kubaho, kuko hari igihe kigera abantu bo bakakwima kubaho bitewe n'uko hari ibyo bakugombaga wenda bakwimye, cyangwa ari ibyo bakaguye kugufasha batagufashije. Ariko we ntuzigere ukora ikosa ryo kwiyima icyo wakagombye kwiha. Ihe ibyiza, ihe ibyishimo, wihe urukundo, wihe umwanya, wihe kunezerwa, ndetse wihe gutuza, wihe n'amahoro. Uvuge ngo uyu munsi nubwo bitameze neza, uyu munsi nubwo ndi mu bibazo, uyu munsi nubwo ndi mu ntambara, ejo bizakemuka, ejo nzaba inyigisho ku bandi, mbahamirize ko Imana igira neza, mbahamirize ko ubuzima bujya buhinduka, bucisha umuntu hasi ejo bugashyira umuntu hejuru. Kandi dufite nk'abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda, dufite isomo ry'uko ibihe bijya bihinduka. Umuntu ashobora kuba mu marira ejo akaba mu byishimo, ejo ushobora kuba mu byishimo ejo ukaba mu marira. Ariko icyo mbifuriza, muve mu bibi mujya mu byiza. Ubuzima rero bukuryohere, ubuzima ubukunde, ndetse ubukundishe n'abandi. Abari mu kaga ubafate ukuboko, ubakomeze, ubambutse, ubageze ahantu heza. Uzaba ukoze ibintu byiza, kandi n'imbere y'Imana uzaba umuntu wo kwishimirwa. Ndabakunda rero nanjye, kandi ndabashimira cyane. Mukomeze mukore like, mukore share, mukore comment, mukore subscribe. Bantu muza mukareba gusa mukahita mwigendera. Hari abantu benshi hari nimba ari kutabizirika, nimba ari kutabyibuka, ariko ndabinginze mukore subscribe, muduhe muri comment, muduhe ibitekerezo, ndetse akarusho mubwire abantu ko mubakunda, mushimire abantu bakiriho, mutungura abantu. Ibi bintu biranezeza. Umuntu umwe niwe watubwiye ngo nta muntu n'umwe wanga gukundwa, kandi nta n'umuntu n'umwe wanga ibyiza. N'uwutekereza ukavuga ngo ibi bintu se nabimukora akabyemera, bimukorere, ntabwo azigera byanga. Turabakunda rero, kandi turahari ku bwanyu, turahari ngo tuvuge ibyiza, turahari kugira ngo duhugurane, ubuzima burusheho kuturyohera, turusheho kubaho twishimye, kandi tubeho dutekanye. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze.